munsi tugiye kwibaza ku bibazo bine umuntu ushaka gutera imbere akwiye kwibaza. Ubuzima bwose waba ubayemo, aho waba uri hose, n'ibyo waba uri gukora byose. Reka tudatinze dutangirane n'ikibazo cya mbere aka kanya ukwiye kwibaza mu gihe uri muzima, mu gihe ushaka gutera imbere. Ni ikihe kibazo ukwiye kwibaza? Ugomba kwibaza ngo ese ubuzima bwanjye ndabuyobora cyangwa ubuzima bwanjye nibwo bunyobora? Murakaza neza kuri Asaf TV mu kiganiro cya Mike urufunguzo rwanjye. Uyu munsi nk'uko mwari musanzwe mubimenyereye yuko tuzana abantu batsinze mu buzima, tukababwira imfunguzo bakoresheje kugira ngo babashe gutsinda ubuzima, kugira ngo natwe tuzigireho. Uyu munsi ntabwo ari byo tugiye kuvugaho, ahubwo uyu munsi tugiye kwibaza ku bibazo bine umuntu ushaka gutera imbere akwiye kwibaza. Ubuzima bwose waba ubayemo, aho waba uri hose, n'ibyo waba uri gukora byose. Reka tudatinze dutangirane n'ikibazo cya mbere aka kanya ukwiye kwibaza mu gihe uri muzima, mu gihe ushaka gutera imbere. Ni ikihe kibazo ukwiye kwibaza? Ugomba kwibaza ngo ese ubuzima bwanjye ndabuyobora cyangwa ubuzima bwanjye nibwo bunyobora? Abantu benshi barabyuka bakarya, bakajya gukora, bakaryama, ariko ntibamenye impamvu bakora ibyo byose. Sinzi nimba wumvishe iki kintu. Isomo twakuramo rero, jya ugira icyerekezo cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Ntubeho nk'umuntu uri nyabigiyo bigiye ngo ejo ubyuke ukora iki ngiki nkaho nta gahunda ufite, ngo wongere ubyuke ukore kiriya. Iki ni cyiza ukijyemo, icyo wari watangiye ukireke. Jya ugira icyerekezo cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Icyo ni ikibazo cya mbere tubonye. Reka tudatinze dukomeze ku kibazo cya kabiri ugomba kwibaza muri ubu buzima. Wakwibaza ngo niba nakomeza kubaho uko mbayeho uyu munsi, ubuzima bwanjye buzaba bumeze gute mu myaka 5 iri imbere, niba nakomeza kubaho uko mbayeho uyu munsi? Reba imyitwarire yawe uyu munsi. Ako kanya ukireba n'izagena ejo hazaza hawe heza cyangwa ikagira habi. Wahita ukuramo isomo rimeze gutya rero. Ejo hazaza hubakwa n'ibyo ukora uyu munsi gake gake witonze. Uyu munsi uri gukora ibiki? Ibyo uri gukora aka kanya nimba ari byiza bizubaka ejo hawe heza n'umuryango wawe. Nimba ari bibi, inama wabihindura ukajya mu bintu byiza byazatuma ugira ishusho nziza, ukanateza imbere igihugu cyawe ndetse n'umuryango wawe imbere. Dore ikibazo cya gatatu ukwiye kwibaza. Ukwiye kwibaza uti nimba ushaka gutera imbere ukwiye kwibaza ikihe kibazo? Ukwiye kwibaza ikibazo kimeze gutya: ni iki nkora buri munsi kinyegereza inzozi zanjye? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza. Niba nta kintu ukora buri munsi kigufasha kwiyegereza ku ntego yawe, cyangwa ugasanga igihe kirashira ariko ubuzima ntibuhinduke, wakuramo isomo rimeze gutya: intambwe nto
zifatwa buri munsi nizo zizana impinduka zikomeye. Reka dukomeze ku kibazo cya nyuma ukwiye kwibaza cya kane, ari nacyo tugiye gusorezaho. Nimba ushaka gutera imbere ukwiye kwibaza iki kibazo: ni bande? Ni hehe? Ndi kumarana igihe kingana iki nabo? Kandi bari kubaka iki muri njyewe? Kandi bari gusenya iki muri njyewe? Abantu tugendana bagira uruhare runini 19% ku buzima bwacu. Isomo aha hantu wakuramo ni uko ugomba guhitamo inshuti zigutera imbaraga, zigutera motivation buri munsi. Niba hari ikibazo kimwe cyagukoze ku mutima, ntukirengagize, gishakire igisubizo muri ibi bibazo bine tumaze kuvuga. Tangira kurema ejo hazaza hawe heza, kandi ugire intego zawe z'ejo hazaza. Reka twongere guhurira mu kindi kiganiro kiri buce kuri uno muyoboro wa Asaf TV. Ciao ciao, murakoze, Imana ibahe umugisha.